umurage rusange w'abasogokuruza ari datari na so bose barawusanze ubasonzoranyiza mu nzira y'amahoro impumeko y'urukundira kundira ramba bambe umubano mu bantu umubano mu bantu kandi wuje amahanga kandi wuje umuryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa ku isi mbanje kugusuhuza wowe dahwema kutwereka ko udukurikiye hano kuri Tambuka TV. Niba utarakora subscribe nagira ngo uyikore kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe rero kuri mikoro muri kumwe nanjye Cap Cap, tukaba tubafitiye umutumirwa udasanzwe. Tukaba tugiye kuganira nawe. Mbere yuko twinjira mu kiganiro reka tangira twibwira. Amazina nitwa umucuranzi Nyirimanzi Jean Claude. Niyo mazina nitwa Nyirimanzi Jean Claude. Hari uburyo abacuranzi cyangwa abahanzi, ariko ndizera ko uri umucuranzi, kora muri ya nganzo yanyu kugira ngo kangufashe microphone. Akangakara ni ikivugo cy'abacuranzi cy'abacuranzi. Nyirimanzi iyi nganzo irambyemo, egereze microphone. Ntago ari cyane ariko nyirambyemo. Tubwire kugira ngo utangire yinjiremo byakujemo gute? Byatangiye kera nkiri umwana, ko ndibuka najyaga mfata ibirere nkabishishura nkakoramo piano, noneho ngacuranga piano z'ibirere ariko urabumva nyine bita bicimbagurika. Nigaga primaire ngeze secondaire, banjyana mu rusengero ntangira kujya niga piano, ubundi nahereye kuri piano ncuranga. Yego. Niyo nahereyeho. Ubwo za kwinjira gute kuri gitari ngo ukore kumurya? Ndibuka niga trokwame mu wa gatatu. Ari umwana twasenganaga yacurangaga piano, najyaga njyewe namubwira ngo ncurange nyine ukabona arabimpa ariko atabyishimiye kuko piano yabaga iri bakavuyo cyane. Ndavuga atari kumundi wazicurangira gitari ko mbona ku rusengero nta muntu n'umwe ajya yikinisha. Ubwo rero mpita nadukira gitari mbere niga gucuranga kuvana icyo gihe. Piano nayiretse niga trokome. Akitubwire rero urugendo rwawe utangiye gitari. Nihe ndirimbo yatangiriyeho? Byari bikaze ariko natangiriye ku ndirimbo bita Izuba Rirarenze. Izuba Rirarenze? Mbere ko dukomeza banze yishyirira abakunzi.
urashize. Iyi niyo nahereyeho niga. Niyo wahereyeho wiga. Tubwire rero urugendo rwawe rwo gucuranga gitari, winjiyemo urayicuranze kugira ngo uyikunde cyane, ni iki cyaguteraga imbaraga? Cyaneraga imbaraga cyane cyatumaga nkunda gitari, nakundaga kumva indirimbo za Karahanyuze. Ari nk'umugabo bitaga Nkurunziza François, najya nkunda kumva indirimbo ze cyane, nkumva gitari binteye ishyaka ryo kuyiga. Icyo cyanteye imbaraga cyane n'uwo muhanzi Nkurunziza. Akenshi ucuranga indirimbo ze cyangwa nawe ucuranga izawe? Nize ndazicuranga, nkunda kuzisubiramo ize. Ukunda gusubiramo ize kuko nazo ndazikunda cyane. Ni ukuvuga ngo ubu ushobora gufata indirimbo yo ukayicuranga? Nagerageza nkayicuranga kandi ukumva niyo neza. Nkumva niyo neza cyane. Mbere y'uko dukomeza wenda tugaruka ku mateka yakuranze muri uyu muziki, ngira ngo ukore nanone mu buhanga ufite, ducurangiremo indirimbo y'uwo muhanzi. Reka mbacurangire uko nagiye i Buganda. Bambariye bambeshya ngo ugiye i Buganda, bataye ubutindi ndararuka njye i Buganda, ndararuka njye i Buganda. Beshya abantu biwacu ko njye Kigali, banuma y'ibintu bamana amafaranga ndayambukana, nguko uko nagiye i Buganda. Mpura n'umugore atagande nyabo, ati marungi sebo, ndamuriza ko nanize kamakasi, kigeze mu rugo agatebe ati turawasi, ati kare nyabo. Mu gitondo ntangira akazi k'ububoyi, yashize imyaka 2 ndagaruka, iza mbeshya ngo namburiwe mbarara, nguko uko nagiye i Buganda, nguko uko nagiye i Buganda. Ko nagiye gushaka ubukungu, umukobwa nasabaga ararongorwa, ibyanjye bimarwa n'umukeno, ibyo byose byabaye impitagihe. Ayiwe ayiwe ayiwe, nguko uko nagiye i Buganda, nguko uko nagiye i Buganda. Bajyaga bambeshya ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba, nguko uko nagiye i Buganda, nguko uko navuye i Buganda, hehe no gusubira i Buganda. Ayiwe 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 he, ayiwe ayiwe ayiwe. Nyirimanzi, barakoze. Tutarakomeza, urubatse, uri umusore? Ndi umusore. Ari umusore? Ni ukuvuga ngo byumvikane ko ufite sheri. Abasheri bo ntabwo bahura nyine. Nubwo muri iyi minsi ndi kumva ko amadivorce aciye ibintu, cyangwa nawe nibwo bwoba ufite? Ubwoba bwa divorce? Kare kajya nta rukiko nzacamo. Nareka karagaciye, reka twigarukire mu kiganiro. Nyirimanzi, usanga muri iyi minsi abasore akenshi usanga hari injyana bakunda kuririmba, izi zigezweho zigiye zitandukanye. Kuki wahisemo kumva ko winjiye gucuranga ukicurangira indirimbo za Karahanyuze? Ubundi cyambere cyabinteye cyane cyane nakundaga kuba ahantu hari abantu bakuru, abasaza, ko bajyaga bangira inama cyane cyane ko na data nagiraga, numvaga kuba ntamufite nyine nakegera abasaza bakambera ababyeyi banjye. Rero ntabwo nigeze numva bakunda wenda se ibi bintu birimo biraduka bishyashya, ahubwo banganirizaga amateka ya kera, bituma rero nanjye nkunda injyana ya kera ya Karahanyuze. Uba winjiye muri Karahanyuze cyane rwose. Tuganire, tubwire muri make injyana kuva uyigezemo. Akenshi usanga
urubyiruko nandwibandaho cyane ese ubona gucuranga ari ikintu cyangwa se umwuga ushobora gushishikariza urubyiruko ko hari ikintu gishobora kumufasha kuba cyamuhindurira ubuzima? Cyane birashoboka cyane, ariko cyane kuko ntabwo hajya hashira nk'icyumweru ntabonye ikiraka mu kabari cyangwa se mu bukwe, kandi hose ni amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero ugiye ugakorera ibihumbi nka 50 kandi ukiri umwanda garawundi, ayo mafaranga ntabwo ari makinya ku muntu w'urubyiruko. Kandi rwose gucuranga bigira amafaranga menshi, wagerageza ukabyiga kuko birimo amafaranga pe, ntabwo ari ukubeshya. Ni ukuvuga ngo ushobora gutumirwa mu bukwe, mu birori bitandukanye, ukagenda ugacuranga nta kibazo. Ntabwo bibaho ko washobora gushira nk'ukwezi nabone biraka nka 2 basi by'ubukwe. Nyirimanzi, Karame, hajya habaho amarushanwa atandukanye, ujya ugerageza kuyitabira? Ati Rwanda imwaka ushize narayitabiriye 2022. Yego, narayitabiriye ndakora to. Nyirimanzi, ngira ngo niba ntibeshye hari amarushanwa wigeze kwitabira mu karere ntibuka neza, nakumvisheho icyo gihe biri mu bintu byanteye kumva tuzakora n'ikiganiro. Hari amarushanwa arajyanye n'iki? Ni amarushanwa n'ubundi yari ati Rwanda urebye, kuko ndibuka twahereye mu karere turushanwa, turakomeza ngera ku ntara, ndakomeza naviriyemo ku gihugu. Aviriyemo ku gihugu? Niho nabashije ku tubwire icyo gihe uri mu marushanwa kugira ngo ubashe nibura gutsinda, ugira umwanya wa mbere. Niyo marushanwa wari witabiriye? Oya, ntabwo ari ya mbere, ariko niyo mperuka. Niba iheruka ngaho, kugira ngo nibura wegukane umwanya utsinde bagenzi bawe mwari muri kumwe, angira ngo hari ibintu bibiri nshaka kukubaza. Indirimbo wakoresheje na tekinike wakoresheje? Tekinike rero kuko nari nzi ko hari abacuranzi bakomeye, ko twahuraga n'abana barangije ku Nyundo, hari abari bavuye kwiga umuziki mu Bubiligi, iyo gitari nayicurangiraga inyuma mu bitugu, kuko iyo systeme nayibonanye umucuranzi umwe yacuranze indirimbo z'Imana bite Varsity. Ndavuga ati wazayikoresha nanjye nkareba karaho yangeza, ariko yaranzamuye ngeza ku rwego rw'igihugu, nubwo ntabashije gupasinga nyine ngo mbuwa mbere ku gihugu, ariko no kuba narageze nabyo ni ibintu bikomeye kandi nshimira Imana. Nyirimanzi, ngira ngo ntago aho ngaho umuntu yahasimbuka, wenda gerageza ucurange iyo ndirimbo winjiye mu marushanwa. Na Nyirimanzi, sinzi wenda umwanya baguhamagaye, wenda bashaka kuba baraguhamagaye uri nka gatatu. Icyo gihe nakoze ndi uwa kabiri. Wakoze uri uwa kabiri? Havuye nk'umuntu umwe yaraturutse Ngoma, aza ambwira ko atsinzwe, ndavuga ati reka nanjye ninjire. Ubwo urumva winjiye ufite ubwoba? Nta bwoba nari mfite, kuko nari nzi ko byanze bikunze nzi gucuranga, ndavuga ati ntabwo ndibuze kubura pasi uko biragenda kose. Ngaho Nyirimanzi, tangira, turaguhamagaye, urinjiye, twereke ko wabigenje, kandi ufashe mikrofone. Umurage rusange w'abasogokuruza ari datari naso bose barawusanze, ubasonzoranyiza mu nzira y'amahoro, impumeko y'urukundira kundira ramba bambe, umubano mu bantu, umubano mu bantu. Amahanga kandi wuje umuryango, nicyo cyiza turusha ibindi biremwa ku isi. Abantu tugasangira urupfu no kurama, subiza agati mu mpembero, wibaze nawe bambe, umubano mu bantu, umubano mu bantu, umubano mu bantu. Nyirimanzi, uranyemeje cyane.
Nyirimanzi ntago ugerageza kuririmba nk'indirimbo zindi zitari zakarahanyuze nk'iz'urukundo? Najyo nzanziririmba zitari karahanyuze ariko ziri mu njyana ya gitari. Ziri mu njyana ya gitari nk'urugero? Wenda se nshobora kuririmba nka zira ndirimbo za Makanyaga. Makanyaga? Wenda se zira ndirimbo iriya Amaroni yasubiyemo ariko nawe nkeka ari karahanyuze uretse ko yisubiyemo iriya Kuva Njye Nkivuka. Kuva Nkivuka ndavuga aba bahanzi basanzwe ba Bruce Melody abo ngabo King James. Najya nzisubiramo wenda nk'indirimbo, reka wenda dushyireho nk'indirimbo ya King James kugira ngo n'abantu hari ko abantu bashaka kugutumira nko mu gitaramo ariko ntibazumve ko ucuranga karahanyuze, hari igihe ibintu biba bishyushye bikaba ngombwa ko kubitamo n'izindi. Nabyo nta kibazo. Nyirimanzi urashoboye kandi koko urumva ko gitari yaragiye mu maraso neza urayumva. Ngira ngo dukomeje, hari indirimbo yawe ufite? Indirimbo hari imwe ndimo ndakora ijyanye no kwibuka ariko sindayirangiza. Ntabwo ushobora kuturirimbiraho agace? Nabacurangiraho agace gato cyane kuko si ngombwa ko ndirimba kuko yarumva ngo indirimbo zanyu barazishishura. Birazishishura kandi n'abantu bazakira n'uburenganzira ariko ntabwo nko kuri melody ho gatoya. Dukubitira akantu ko kuri melody nubwo mbona hari n'izuba rikomeye. Izuba ni ryinshi cyane. Ariko reka kiri akantu gato noneho nyuma yaho turaza kugaruka mu kiganiro tubwire ku bantu bashaka kubacurangira. Ndagira ngo uze kuba contact nanone uze gukangurira urubyiruko usanga ashobora kuba afite impano ariko atazi neza ko ayifite. Reka rero nagutindiye uducurangiraho gato kuri melody indirimbo tarasoza kandi buriya numara kwitunganya abantu bazayikurikira. Hariho indirimbo zawe? Nta kintu na kimwe nabwo uploadingeho. Nta kintu na kimwe urashyiraho ariko reka twizeze abantu ko ugiye gutangira kugishyiraho ibintu mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu ariko no kuri Tambuka TV bazajya bagukurikirana. Nta kibazo. Okay, ngaho dushyireho kuri melody gake twagiye. Melody nuko izabivuga. Melody nuko izabivuga neza cyane. Okay. Nakubwiraga ko nshaka ko usobanura rwa rubyiruko ni igiki wabashishikariza n'icyo wabashishikariza kugira ngo nabo bareke gukomeza kwitinya.
aya ubundi uratinyuka ugakora nubwo umuntu aba avuga ngo biba bigoye ariko utagerageje ntabwo wabona umugisha cyangwa se ngo ubone ko ibintu byawe birimo biratera imbere kandi wabyicaranye icyaba cyiza nabashishikariza kujya bakora imishinga yose nubwo biba bigoye kubera wenda se bavuga ngo imisoro iratubangamira ariko ntabwo imisoro yabura urakora kandi nawe ukaniteza imbere neza bakora pe kuko imbere yacu ni heza cyane nyine manzi ufite ubushobozi hari umuntu ushobora kubona ucuranga gutya gitari ngira ngo kuba ari kumwe natwe kuri Tambuka TV twabibonye uburyo washyize gitari mu bitugu ukayicuranga utayirebaho ushobora kwigisha umuntu ku buryo nawe agera kuri ubwo buhanga ufite neza cyane nta nubwo byanatinda bakuba gusa afite umuhate ndetse n'ubushake arabyiga kuko hari n'abanyeshuri maze kwigisha kandi nabo urebye bamaze kugera kure hari wari macuranga ejo bundi ku Isango Star kandi ariwe wamwigishije ubu nawe ushobora kujya kuri radiyo ugacuranga njya gutarama ku Isango Star nanjye njyayo mu kwa gatatu narindiyo nshobora no kuzasubiraho muri iki cyumweru muri iki cyumweru ku Isango Star tuzakubona ariko wa kane saa 3 Nyirimanzi watubwiye ko hari indirimbo za karahanyuze zagiye zigukurura z'abahanzi batandukanye kugeza uyu munsi ninde ureberaho muri gitari ucurangana wamureba koko kavuga ati uriya nanjye hari icyo mfite byo kumwigira buriya nabikubwiye inkuru nziza mfite byinshi byo kumwigiraho kuko afite amagambo meza cyane kandi ajimishe ariko nta karirimbo k'urukundo afite cyangwa muzo wakunze zindi atari iriya waducurangiye ngongere kubiteho afite n'izindi reka mbacurangire indi imwe niyo ugiye kudushyirira ngiye kubacurangira irivuga se mbacurangire ikigeni mbacurangire irivuga ngo kira reba iyo bakunda kugusaba cyane wagiye gucuranga mu bisoro bakunda kumusaba iriya ngo amazimano y'urukundo barayikunda cyane ngo ku mazimano y'urukundo amazimano y'urukundo cyane kuri n'umusore nawe urukundo bururimo naguturaga inanga nziza nagukundaga mu gitaramo cya gihe cyanze guhita umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ndakwibuka no mu bikomeye Imana yanjye niyo yonyine byarashize twiririmbire umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ijambo nari kukubwira narikubiye muri iyi mbyino n'iry'igihe kitazashira umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa amajwi meza y'injyana anyibutsa
Nyirimanzi nanjye igihe wari uri gucuranga numvaga nanjye meze neza ariko menya gucuranga harimo irindi banga biruhura umutima cyane ndetse n'ubwonko cyane ariko buriya bishoboka ko ushobora kwira udakoze kuri gitari ntabwo byabaho ku manywa abiri ushobora kugira nka saa 8 saa 11 ariko ntabwo nagira muri nafashe gitari ariko Nyirimanzi ni ibintu byiza gucuranga nanjye ndumva ashaka koza kubera umunyeshuri nta kibazo ni karibu pe hari abantu ushobora kuba warigishije gitari barahari benshi nandi bahungura kwa n'uherutse kujya gucuranga ku Isango Star bita Musafiri ni umunyeshuri wawe ari umunyeshuri wanjye atangiye kwiga muri Covid ubu ufite nk'abanyeshuri ushobora wenda bakunyize mu biganza ukabigisha bamaze kuba nka 12 ariko mfite n'abandi 6 bari kwiga ubu ni ibintu byiza cyane wakoze kandi ubona ko ari ibintu bibafasha birabafasha kandi nanjye bikanamfasha gucuranga gitari ko akenshi usanga nk'urubyiruko ashobora akora ibintu runaka cyangwa umwuga ariko ugasanga avuga ngo harimo imbogamizi muri uyu mwuga wo gucuranga hari imbogamizi ugenda uhura nazo imbogamizi kereka iyo bibaye nk'ubushobozi kuko utabona materiyeri nizo mbogamizi umuntu ahura nazo cyane kuko ari nk'igihe utsindirikira k'ahantu ari nko muri hoteli bagusaba sonorisation hakaba hari ibibura bikaba ngombwa kuri ndagukodesha ariko nta mbogamizi zikabije cyane zirimo urakodesha ukagenda nawe ugasagura yawe ukabaho ufitiye ntumbero gucuranga uyu munsi turabona ufite igikoresho ariko nizihe ntumbero ufite ubundi ntumbero ufite mba numva nzakora studio noneho hari na band ishaka kuzamura tumaze iminsi dukorana muri hoteli baye byiza twazayizamura nayo igakora igakomera igakomera nuko ngo urumva nka Nyirimanzi ushaka gukora band ifatika ishyushye Imana izabigufashamo kandi izabimfashamo bizakunda birashoboka cyane Nyirimanzi rero dukomeza mu kiganiro ushobora kujya kuririmba nka hano ndagira ngo ngutungure ni gutungure kandi bishoboka ko ushobora no kujya kuririmba nk'uko nari mbivuze bakagutungura ati himba nk'indirimbo ufite ubushobozi ko ushobora guhimba akaririmba tugenda nka reka nkubwire nka Tambuka TV nsaba n'abakunzi bacu kugira ngo bajye bakomeza bagaragaze ko badushyigikiye bandike comment dukeneye ibitekerezo by'abakunzi bacu ari abari hano mu Rwanda hari n'abadukurikira bari hanze bari muri diaspora nabo bakatwereka ko badukurikiye icyo gihe rero yo udukurikiye ukaduhereza comment biradufasha cyane ari igitekerezo ufite ukacyohereza kikatugeraho kuri Tambuka TV biba ari ingenzi cyane Nyirimanzi rero himba akantu twumve nka Tambuka TV turagutunguye Tambuka TV warahabaye kuzamura impano z'u Rwanda igihe cyari kinini Tambuka ukenewe none waraje uratuzamura reka tugucurange tukuririmbe warabikoze kandi uzabikora watumye twamamara dufata indi ntera haba mu Rwanda no hanze erega turakora haba mu Rwanda no hanze erega turakora tubikesha Tambuka TV
Nyirimanzi watubwiye ko witabiriye amarushanwa mu by'ukuri umwanya wa mbere ntabwo wabashije kwegukana ni nk'akahe kantu ubona katagenze neza ku buryo ushobora gutekereza ko igihe haramuka habayeho amarushanwa noneho umwanya wawe utwara ukaba wa mwanya wa mbere? Buri ikintu cya mbere ni amakuru. Twe twazamutse aha ngaha rwego rw'igihugu tuzi ko baza bakota gucuranga, tuhageze bakota kuririmba. Baravuga ati muracuranga yego ni byiza ariko cyane cyane ijwi niryo dushaka. Gusa tukiri mu ntara twe tuzi ngo ni ugucuranga, nkora repetition ifatika yose mu gucuranga ariko sinakwitoza kuririmba. Mucyo nazize rero nicyo nazise. Nicyo ngicyo azize. Ariko ndizera ko ubu cyo kosa rwose ntabwo nzongera kurikora. Nzarikosora. Uzarikosora. Nuko ngo imbogamizi yabayeho mu ijwi. Ngo uri kurwana no kugira ngo ijwi naryo utanugeraho ugasanga barakota ijwi naho uzabashe kuba wakegukana umwanya wa mbere. Nyirimanzi dukomeza ndagira ngo abakunzi ba Tambuka TV bashobora kukubona gute kugira ngo ugukeneye ashaka kumuririmbira mu bukwe, ashaka ko umucurangira, ndagira ngo banze utange aho bashobora kukubona. Nimero ya telefone nkoresha ni 078 013 19 56. Yego. Bano kuri WhatsApp wampamagara kandi na comment wazandika kuri Tambuka TV. Nabwo ndabizi byangeraho. Nyirimanzi rero dukomeza, ni ikihe kintu cyagushimishije cyane utazibagirwa ukimara kwinjira muri iyi nganzi yo gucuranga? Ikintu cyashimishije bwa mbere ni amafaranga nakoreye Kirehe. Ntangira gucuranga bwa mbere nabonye akazi i Kirehe. Niho nakora amafaranga menshi bwa mbere kuvana navuka mu buzima bwanjye. Ko naragenda acuranga hari mu bukwe ba mu 180 indirimbo enye zonyine. Waririmbye indirimbo enye zonyine ba mu 180. Yari amarushanwa? Oya. Ho bwari ubukwe umuntu yari yantume nyine yari yasanze ndi gucuranga mu kabari. Arambwa ati ndashaka kuzagwikira ko kaza kuncurangira Kirehe nzaba nakoresheje ubukwe. Turavugana njyayo. None uracuranga rwose nasusurukije abantu cyane, abasaza baremera. Nyirimanzi rero tubwiye ko hari indirimbo ucuranga za karahanyuze Makanyaga. Za Makanyaga nazo ndazicuranga. Ndagira ngo ngusabe nanone ukoreho gatoya mu buhanga ufite utunyurizeho iyo ndirimbo nayo iki. Gerageza ndutwara uko warumpaye nta kizaruhungabanya. Naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nicyo rubereyeho. Uri mwiza uri igitego mutarutwa. Uri mwiza gerageza ndutwara uko warumpaye nta kizaruhungabanya. Naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nicyo rubereyeho.
indatwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Nyirimanzi urashoboye. Twagiye twikoza hirya kuba hanzi baririmbye izi ndirimbo za karahanyuze zitandukanye ariko ukomeje kunyemeza. Nyirimanzi uyu munsi mu Rwanda nuhe muhanzi wumva uramutse wicaranye nawe wakumva wishimye? Ari inkuru nziza nkuko nabikubwiye. Niyo banshimisha mu buzima. Mu buzima mvuze muri aba bahanzi dufite muri iyi minsi. Abahanzi bino minsi Amaroni. Tucurangireho indirimbo wakunze. Indirimbo zakunze kugira ngo nawe watubwiye ko ajya kuririmba indirimbo zisa nk'izakarahanyuze ku buryo uri buyikubitemo umuntu yakumva n'uburyo n'abayicuranga kumva ibyo bintu birahura. Kuva njye nkivuka sinigeze menya data wambyaye, namenye ubwenge bunambana na papa gusa, nkumva abandi bana bahamagara ngo mama ari he, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara, nanjye mbaza papa ni se mama wambyaye abahe, papa aransubiza ati nyoko wakubyaye aragutaye, yakunanye kera cyane ukiri muto, ngo nashoboye urugo rw'abatindi yego we, genda shimira papa kuko yanyitayeho nkiri muto, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana wiwe ubuzima bwiza, Imana izafashe mama asibuke ko yasize umwana ukiri muto, wenda zapfe no kureba kuko nsigaye ndirimba yego we, cyangwa sasa no kureba kuko nsigaye nywa fanta yego we, ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wambyaye yego we, gira imbabazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi yego we, gira imbabazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi yego we. Nyirimanzi ngira ngo hari ibyo nagiye, hari ingingo zimwe na zimwe nagiye nkubwira ko ndi bugarukeho. Tubwira impamvu wakunze uyu muziki, tubwira impamvu wakunze gucuranga iyi njyana, tubwira ko hari naho wagiye uyikomora, nongera kukubwira ko mu byo ndi bugarukeho ndi bukubaza impamvu urubyiruko iyo ucuranga iyi njyana bumva ari byiza ariko urubyiruko usanga badakunze kwiyinjiramo cyane iyi njyana. Urebye ariko ntabwo ari bose, hari n'urubyiruko ruyikunda cyane kuko wajya gucuranga mu kabari bajya bakunda kunsaba indirimbo kandi ukabona n'urubyiruko rurimo rurazinsaba. Wenda se umwana uri hanze aha ngaha
ntago azikunda cyane ariko umuntu wese abasha kwinjira mu kabari akanywa agacupa izi ndirimbo ziramufasha cyane barazikunda cyane pe. Impamvu nkubajije icyo kibazo iyo urebye usanga urubyiruko ni twebwe imbaraga z'igihugu nk'umusanzu mu gucuranga ubona ari uwukiye mu iterambere ry'igihugu. Mu iterambere ry'igihugu ibintu birinjiza niko natangiye nkubwira birinjiza turagenda tugakura amafaranga mu bucuranzi tukaba twayakoresha ibindi nabyo bikabyara inyungu kandi zigirira akamaro igihugu cyane cyane ariko n'indirimbo zishobora guhumuriza umuntu zikamuruhura mu bwonko mu gihe ananiwe. Izi ndirimbo zakaranyuze cyane cyane zigabanya stress mu mutwe. Hari nk'igihe nawe ushobora kwicuranga wenda igihe sheri wawe bitagenda neza hari igihe ushobora gucuranga akaririmbo ndabizi mu rukundo nabyera ngo de ni nk'akahe karirimbo gashobora wenda mushobora nko kuba mwarakaranyije bijya bibaho? Nageze kumuririmbira nkumva umwana twararanwe kera kuko ari umwana twararanwe ahita yishima icyo gihe ari yazanye ibintu byo kwirakaza kuri telefone. Icyo gihe ugize gutya burya ngiye nkunda kuvuga nkora yahise acururuka yahise atuza yari yabizanye yahise atuza. Ariko rero biteye ubwoba hari umustar umwe ntago wenda ndi bumuvuge mu izina benshi bagiye bamubona ku ma social media iyo urebye ibintu bya divorce biri hanze ntago bigutera ubwoba? Cyane cyane ariko bintera ubwoba cyane uno munsi uri kumwe n'umugore ukumva ngo wazanye undi biba biteye ubwoba cyane ahubwo nanjye nibaza biriya bintu biterwa n'iki nubwo ntarubaka. Nyirima ntago bigutera ubwoba? Cyane birabuntera. Ndareba nkabona ababyeyi bacu bo hambere bari bafite urukundo rwinshi cyane sinzi wenda sicyo bagenderagaho ariko ubu birakabije. Kera ntago nigeze numva abantu batandukana
umugore yakoraga ikosa kumva umubyeyi bagiye kwirega kwa basebukwe bagahanura ibintu bigatuza ariko abantu bagasubirana bakabana karamata ariko bujya kumva ngo runaka yaciye mu rukiko ejo ngo divorce ngo yashatse undi mugabo undi ngo yashatse undi mugore bibe wagira ngo ni imikino barimo mu ino minsi ariko baragikemuye azajya bizana ashatse kugira kwegura gitari zanitari nkamucurangira agatuza aho gati tuza mugore ndagukunda bikahita birangiriraho ariko nyirima nibyo kuko indirimbo ziri mu bintu bifasha yanditse no gucuranga sinatwe abantu tubikunda gusa n'ibindi byaremwe iyo umuntu acuranga indirimbo zirafasha cyane mu buzima ariko ntabwo ibyo bikwiriye kudutera ubwoba ngo twumve ko tugiye kubireka gushaka ntabwo twabireka hariho n'abubatse ngira ngo cyokora mu gihe cyashize kuri Tambuka TV hari umubyeyi umwe twagiranye ikiganiro kugira ngo abari kudukurikira none bajye kubiganira tugenda dukora bitandukanye yagaragaje ko ngo impamvu ngo abantu bari bize bari kuhugira mu mwanya wo gushakisha amafaranga ugasanga ngo umwanya wo kuganira uko niko kuri kubera ko ubuzima buri hanze aha buragoye cyane ni ukurya umuntu yiyushya kuya cyane bityo rero hari nk'igihe namba ufite umugabo wenda se afite butike ni ukubyuka ajya mu kazi yataha saa 5 z'ijoro umwanya wo kuganira urumva urabura pe icyo nacyo cyaba intandaro nacyo gishobora kuba intandaro ariko hariho n'abubatse neza ibintu bimeze neza ariko ibyo nta nubwo bikwiriye kuduca intege ntabwo byaduca intege kuko buri umwe aba afite gahunda twe tuzagera ikirenge mu bacu ibyo ba data bashoboye natwe tuzabishobora twumve ko tuzabishobora ni nk'akahe karirimbo n'akandi karirimbo k'urukundo muri iyi minsi kari kuza mu bitekerezo waba uri kugakoraho ugacurangaho nkamacurangire nko muri iyi minsi urabona abantu baba bari muri ibibazo tukagenda tubyumva ariko nkamwe ntabwo mujya mwiburira hari igihe ubona ibintu nk'ibyo ugahita byanga gukunda muri we ushobora gutekereza nk'akantu ushobora nko gucuranga gashobora guhumuriza abantu iri iwacu iyo nakuriye abaye umwana yari intore yari umuyabaka yarezwe luru niko yarezwe n'urunga bwe uyu mwana nikatihaga yarakunda reka yarakunzwe yari umukristo ntiyasiba misa niko yarezwe n'urunga bwe yitwa Tiroinka yasanirire inka yitwa Tiroinka yasanirire inka naho nkunda sinagukundira eyibambewe barayamaze aburungano abatware nibo bamunwaye yitwa Tiroinka yasanirire inka yitwa Tiroinka yasanirire inka yitwa Tiroinka yasanirire inka ndagira ngo wowe
utameze neza muri uyu mwanya kugira ngo unyarukire kuri Tambuka TV, urahasanga uturirimbo twiza twa Karahanyuze tuguhumuriza tugusubizamo imbaraga. Nyirimanzi, nyuma yo gukunda gitari, nyuma yo kuba ufite sheri wawe ukunda ni cyo kindi kintu mu buzima ukunda cyane? buriya nkunda kureba umupira. Kunda kureba umupira cyane, ariko iyo nduhutse ndetse gucuranga gitari nk'iyo ndangije akazi nkora, iyo hari nka match zazirika njya kwirebera match nka saa 3 akazi karangiye nazo ziranduhura cyane. Nyirimanzi, uri umusore utuje, uratuje cyane mu buzima. Ni cyo kintu, hari ikintu wambwiye cyagushimishije? Wageze kujya kuririmba Kirehe baguha ku mufungo 180 y'indirimbo enye n'ubundi acyayibuka cyane. Icyo gihe wahise yakoze iki? Kora nayo mfite aka business k'akabari kari kameze nka alimentation, nafashe nyongeramo, ndibuka nasaga 20,20 nabyo mbigura nk'amashini yogosha kuko nari mfite na salo rero ngishyiramo. Urakora utuntu dutandukanye? Ushakira heshi. Ariko ikiza imbere ni gitari niza mbere kuruta ibindi bintu byose. Ariko Nyirimanzi, dutangira watubwo ukuntu watangiye ucuranga piano y'urusengero kugira ngo ubone gitari. Ntango yishora no kubihenda. Gitari ntagahenda cyane. Ndibuka ya mbere naguze gitari ya mbere ndi Burasirazuba, hari umuhungu wari yambwiye kazanyigisha, yarayintwara ndongera ngo indi ya kabiri, mbura n'undi mwarimu. Ubu ngubu tuvugana ntunze gitari ebyiri, iyi ngiyi n'indi ifite shyashya nkoresha mu biraka. Kugira ngo wihiringe ubone gitari byagenze gute kugira ngo nawe ubashe kugira ngo nudukurikiye hano kuri Tambuka TV adacika intege, atumve ko afite impano yo gucuranga ariko atibaza ati iyi gitari nzayikura he? Icyo gihe narogoshaka njya mu bibina, nari nagabanye nguramo gitari naguze 220 ari iyo ngiyo nkoresha. Amafaranga gitari ntagabura kuko gitari ntagahenda cyane, ushobora no kubona ikiraka kimwe wagiye gucuranga wakoreshaga iz'abandi wakodesheje ukahita uyigura, ntabwo biba bigoye cyane. Ushobora gutangira ukodesha hano hari ushobora kubona nk'umukunzi wacu cyangwa n'undi udukurikiye ushobora kuba ukunda uyu mwuga, akajyaza yabona abyumva afite iyo mpano akaza akagukodesha, twaba udufaranga abonye akatwizigama, nyuma yaho birakunda akaba yagura iyo gitari rwose kandi mu gihe gito. Kuko nta mucuranzi ujya ucurangira amafaranga ari munsi y'50 ntaba. Ubwo rero wakuyemo 5 bya gitari agasigara ne 5 n'amatike agasigana 40, niyo yakoresha 10-30 yayizigama na 90 urayibona gitari rwose ugakora pe kandi icomekwa nzima. Ni kwa ngo nawe ushobora kwitwaza uyu ni umushinga, ni projet ushobora kwinjiramo, ariko kuyikora rero babandi bitwaza ko ibintu bikomeye. Igishoro ntabwo ari kinini kuri gitari, kuko aho ugiye gucuranga hose icyo usabwa cyane ni gitari ujyana n'umugozi wayo gusa, ibindi urabihasanga amamigise n'amabafure. Nyirimanzi, ni cyo kintu cyakubabaje kwisi ubuzima, ukumva urababaye, ukumva ucitse intege ko byari igihe shora no kumva icyo kintu wahanga indirimbo? Ikintu kimbabaza mu buzima ariko birimo biragenda bigabanuka, kumva izina papa ntazi papa, cyo kintu kimbabaza mu buzima. Ngira ngo aya mateka ariko nabyo bigenda bishira kubera ko ugenda uhura n'abantu bakaguhumuriza mukaganira ibintu ukabyibagirwa rwose pe. Ariko icyo cyarambabazaga cyane cyane nk'aho nabaga ndi ku ishuri bakavuga ati uvuka so yitwa nde, nyoko yitwa nde. Ndibuka niga mu wa mbere segonderi bambazaga papa nkarira, nkabura ibyo mbasubiza, akabura ibyo basubiza. Hari igihe wicara ukumva bikujemo, icyo gihe bikujemo kugahinda kagufashe, fata gitari ngacuranga bihita birangira. Indirimbo ni ikintu iyo wihebye, akenshi nanjye ushaka kumva mfite nk'ikibazo runaka ngacuranga indirimbo ariko nkumva birashize. Kandi reka nkubwire ko wihangane, niko mu isi bigenda, ariko nubwo papa wawe yagiye ariko yagusize uri umugabo,
uyu munsi uriho kugira ngo n'abazagukomokaho bazakomeze kubaho. Watangiye tubwira ko ugerageza gucuranga, wavuze Bruce Melody, ni umuhanzi ukunzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari nk'akaririmbo ke ushobora nko gucuranga ka Bruce Melody? Oya, indirimbo za Bruce Melody ntabwo nkunda kuzikurikirana, gusa nuko nazishyira mu bwonko ariko kuzicurangaho ntiyananira. Ikibazo ni ukuziririmba, nta nkunda kuririmba rwose indirimbo ze. Ariko waturirimbiye n'iza King James. Ngira ngo rero tugenda dusatira umusozo w'iki kiganiro, ni cyo kintu ushobora kubwira abakunzi ba Tambuka TV bagukurikiye muri uyu mwanya? Cya mbere babanze bakore subscribe, noneho ikindi cya kabiri bajye batubwira comment, namba bigenda batubwira ati bimeze neza, bampibiraka nabo bashyiraho comment, nta kibazo nabyo bizaza bimfasha. Reka rero tugushimire wowe wadukurikiye kuri mikoro za Tambuka TV. Ushobora kuba mu by'ukuri wumva utaguwe neza, utameze neza, ufite ikindi ikibazo wahuye nacyo, kugira ngo wihangane kandi nkubwire ko nyuma y'ubuzima urimo bugoye cyangwa ibibazo ufite bitandukanye, haba hakiri icyizere, ko ibintu byose mu buzima birashoboka. Birashoboka kandi ureka gucika intege. Buri ikosa rya mbere mu buzima ni ugucika intege. Nyirimanzi rero, ngira ngo twagiye tuganira tukanyuzamo tugacuranga, ndi kugira ngo muri uyu mwanya dusoza dufate nk'iminota, noneho ucuranga indirimbo. Njya mbibona nk'iyo abahanzi bari gutarama cyangwa se mu abantu bari mu birori, hari ukuntu umucuranga ariko indirimbo utava ku murya w'inanga, uririmba indirimbo ho iminota mike cyangwa amasegonda ukubitamo indi. Ndagira ngo dukorere iyo geste tuze gucutsa ikiganiro, noneho n'abakunzi tubasigiremo akantu kuri buryo n'ubutaha muri komenti twandikira batubwira ati uzatugarurire uriya mucuranzi. Nyirimanzi, reka dushimire abakunzi babanye natwe hano kuri Tambuka TV, nawe tugushimire ko wabanye natwe kandi wagiye dutaramira mu ndirimbo za karahanyuze zitandukanye. Tugushimire cyane. Ngira ngo dusoza ikiganiro reka dusigiremo wasigire abakunzi bacu ku buryo bazajya bahora bagukumbura, sibyo? Noneho ucurange indirimbo ari kugenda uzungikanya, noneho ukubite ku murya. Ngira ngo Nyirimanzi, ariko niba ari izuba twakoreyeho ikiganiro, ntabwo hagaragaje ibyishimo, ni izuba ryaryamanye ryinshi cyane, ariko noneho wirekure kugira ngo ntabwo tubasezeho abakunzi ba Tambuka TV, ahubwo turi kumwe. Twagiye. Nyirimanzi. Kera nahora nziwanyu, wambona ugatwenga twenga, wambona ugatwenga twenga, umiziza ndinda tujyane, umiziza wikwiruka cyane, wisiga kandi tujyana, rubanda bose iyo bakubonye kubera ubwiza bwawe baratangara, baturiya mukobwa araturuka he, maze nabyumva nkumva mu mutima wanjye bishengura. Ntugasazurishe marishengura, ntugasazurishe igisha bishanga, ntabwo wigera gunganyira intwari yitwaje rugori.
batazi iby'urukundo we ntibavuga bo bihebeye igihe sineze kukuvuga nza gutsinda nk'abakuru hari abatazi iby'urukundo we ntibavuga bo bihebeye igihe sineze kukuvuga nza gutsinda nk'abakuru agasaza gashira amanga kasanze inkumbi iryamye ativaye unyoza ibirenge turakozwa na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo umugezi utemba hora mama ihorere none hora mama ihorere none hora mama ihorere none imwanurarizwa nigiye goma ninde ukuvuze nabiye goma ngo ninde undirije umwani ye goma anagura ayo marira nyabusa uru wanjye nanjye nk'abo wawe ndagukunda disi we mahoro yanjye Nyirimanzi karame nagiraga ngo hatagira abaza kukwibeshyaho bakumva twagiye turirimba akaririmbo kamwe akagira ngo ntago ubasha hari indirimbo wahere ngo zana iyindi zana icupa nzanira ariko iriya ndirimbo ushobora kuyicuranga wakoresheje ka gakoryo ufite gitari mu bitugu nabyo byakunda ndagira ngo dusoreze kuri ako kagatera zana iyindi zana icupa nzanira indi okay noneho ukoreshe buriya buhanga ufite buriya budasa kari akantu watsindishije ngira ngo uyu Nyirimanzi niko kantu yakoresheje buhatana n'abari baturutse mu bihugu bya Europe ariko ubu bakubita icy'umutwe okay twagiye kubite rwose umuryango abaza indirimbo ntabwo nayishobora pe aganira gakatira nta kindi reka tuyikomereza tuyikomereza nta kibazo reka tuyisorezeho zani inzoga zani indi mwana wa mama tuiture maichari waruvuza cyuma urakoze cyane reka ngushimire wowe wabanye natwe kuri Tambuka TV uri kumwe natwe kugira ngo ujye dukurikirana umunsi ku wundi kandi tugushimira n'uburyo ukomeje gukanda subscribe na comment ndetse n'ibiganiro byacu gakomeza kubisharinga ahantu hagiye hatandukanye kandi dushimira na Nyirimanzi twabanye nawe tumushimira uburyo twaganiriye ikiganiro twakoranye nawe kandi tumurarikira kuzagaruka kuri Tambuka TV kugira ngo yongere asusurutse abakunzi bacu Nyirimanzi urakoze cyane namwe murakoze okay sawa